ikindi kandi nabikoze kugira ngo nerekane ko n'abana bari mu Minembwe mana natwe turashoboye nkuko abantu benshi muza mubitekereza n'ubu ngo nta umwana w'umurenge ngo wisiga ruje byaranantunguraga umwana w'umurenge kugira kubera ko imwishe mentalite ko iwacu Minembwe ari mu baturage mbere hose iwacu hari heza hagituwe n'abeza dore ko ibyiza nabyo byaharangaga twasangira kabisi n'agahiye tugahashika ibi tukagicana n'imizi yacu twese twari bene Kanyamurenge dore ko twanakuriye umurenge hatigeze harangwa n'abarengwe ahubwo barengana ariyo bakomoka byaranambabaje wakoraga ikintu cyose ngura mwana ngo ntago avuye mu Minembwe umwana ngo uvuye mu Minembwe ngo uvuga kuri ngo ugira uti ese abantu batuye mu Minembwe nibirage nta rero ibyo mutekereza byose rwose menye ko ni wacu ibyo mubyikuremo ntimwumve ko ngo bari Murenge n'abaturage so bavuga batavuga papa Oji na Sami mwubahe witeka mana yacu witeka manigira neza turagushimiye kuko uyu mwanya mwiza waduhaye turagushima ko wabaye hagati yacu muri kiganiro tumaze gukora ijambo rya rivuga ngo dushobora byose na Kristo duha imbaraga tuzi neza ko tagufite nta na kimwe twashobora ndetse n'ibingi ntitwari kuba twabigezeho rero turagushimira ko abanye natwe rero tukweretse message utangiye hano kugira ngo igende yubake imitima ya benshi kandi igire n'ibyo ihindura mana twonge kwereka ubwoko bwacu aho buri kugira ngo ukomeze ubugire neza tukweretse n'igihugu cyacu mu Minembwe ndetse na Kongo yose muri rusange kugira ngo ukomeze wirengere kandi ukomeze utsindishirize ngabana natwe ukomeze tugire neza n'ibindi byose biri ubukorwa turabikweretse kugira ngo ubane natwe komeze dushoboze tuse twize ku Yesu mwami wacu amen twongeye kuba ikaze inshuti bakunzi ba TV1 and radio aho muherereye mwebwe mwese tubahaye ikaze tubifuriza amahoro Nyagasani mu byo murimo byose uno munsi rero nkaba nizihiwe nanone aho ngiye kuganira n'uno muntu mubona kuri kamera zacu ndizera ndashidikanya ko benshi mwari mwiteguye kino kiganiro turaza kuganira byinshi bitangaje kuri uyu muntu ngira ngo mukimubona mwamumenye mu mivugo none kuri none mwamumenye muri Miss Mulenge akaba yaravuye all the way from Minembwe yavuye mu Minembwe aza guhesha agaciro umukobwa w'umunyamurenge utuye mu Minembwe agaciro muri Miss Mulenge East Africa ntabwo yigeze atenguha nta nubwo yigeze yivovota kugira ngo aze ahubwo yaravuze ati reka ngerageze naje nerekane ko abana bari mu Minembwe bashoboye urakaza neza murakoze Denise rwose ngo ikintu ca mbere ukunda ku mubiri wawe n'amaso ndayakunda nyine kubera ko atuma mbasha kureba ibyo nifuza kureba byose amaboko yawe ntabwo akora bari batubajije kimwe batubajije byose iyo batubaza byinshi nawe amaboko yari kujamo ariko batubajije kimwe nyine mvuga amaso bavuze bitatu bavuze bitatu mani navuga wese navuga ndikunda wese nyine uko meze kose ndabikunda reka tureke kugora urashobora kuba ufite n'umuruho wa gahunda mwari murimo aha nyuma yaho tukuboneye twumva amakuru ko hari umukobwa uri kuva mu Minembwe aje kwitabira igikorwa cya Miss Mulenge twagize amatsiko menshi ese yaba ari wowe koko sinzi mbaro ndi mutegereje ariko ntekereza ko uwo bavugaga wenda muri Miss Mulenge ni jewe hanyuma Denise tutarinja mu gikorwa nyiri bwite cya Miss Mulenge reka tubanze tumenye Denise wari mane ko nta muntu uzi kwivuga biragoye kubera ko byiza no kuvugwa n'abandi ariko Denise ni Denise nyine nkuko mumubona ni umukobwa w'umunyamurenge nicyo cambere kiruta ibindi mu tutari gito umwe mu bashibutse kuri rya shafu twese twashibutseho ariko bitabuza gushashagirana nkaba ndi poetry nkora imivugo nkina filime mumbona mu ndirimbo ariko byose bikaba bikubiye kubera ko ndi umwanditsi ndahimba urumva iyo mpimbye filime nyikinamo yaba ari indirimbo nkaririmbamo yaba ari umuvugo yaba ari amadocumentaire nk'ibyo ko ari umukobwa ukunda ubundi nyuma yo guhimba no gusoma ubundi ibyo bintu bibiri nibyo ubuzima bwanjye bwiberamo tu ese utekereza ko bakumenye he uretse igikorwa mu gikorwa cya Miss Mulenge murakoze bamenye mu mivugo kubera ko even n'umwaka ushize ku itariki 13 z'ukwa
ubundi nabwo ari nkaho ari ni kimwe na Miss Mulenge ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka ushize 2021 nabwo natwaye indi award umukobwa w'umunyamurenge wakoze ibikorwa by'indashikirwa by'imivugo nyine so niho abantu benshi rero bamenyeye kubera ko bitari bimenyerewe nta wundi mukobwa w'umunyamurenge wari warabikoze ubu ngubu abenshi bari baramaze kumenya. Hari ikintu abantu benshi bagiye bagarukaho baravuga bati Denise ni muntu ki kuko turi kuvumva ngo avuye mu Minembwe ese Denise kuko avuye mu Minembwe Denise yageze mu Minembwe sinibwa itariki neza hagati itariki 23 na 27 z'ukwa mbere ntekereza ko aribwo nagezeyo sinibuka neza z'ukwa mbere uyu mwaka. Waje mu marushanwa uvuye mu Minembwe ariko mu Minembwe wari uhamaze igihe kitari yego right. Hanyuma Denise background ye ni yihe uko tumumenya urabona ibyo rero twakumenye utangiye gukora imivugo ndetse n'igihe wabonye award twarakumenye ariko mbere yaho tutarakumenya hasi hawe mbese imikurire yawe aho wakuriye ababyeyi aho wakomotse mbese Denise dushaka kumumenya ntabwo twagira misi tutazi neza. Ni nk'ibisanzwe nk'abandi bose nyine Denise navutse mu muryango w'abana 6 ndi imfura mfite papa wanje na mama wanje batuye mu Bugande nize amashuri abanza mu Rwanda segonderi naho natangiriye kaminuza byose byabereye mu Rwanda mani nkaba narakuze ndi umukobwa nyine wigirira akavuyo tu nyine ukunda gusakuza nkuko nyine ubibona ntago nyine ndi umuntu wifunga cyane umuntu nyine ukunda gusabana n'abantu bose ikindi kandi nkuko nakubwiye ubuzima bwanjye nakuze ari ugusoma no kwandika naho nagiye niga hose nagiye ngaragara muri ibi ngibi by'imivugo amafilime byandi ku ishuri bazavuga ngo mukine cyane ngaragara no mu bintu byo kwibuka bino byo mu Rwanda kwa ko kuva niga nka primaire ya 2 nibyo nakuriyemo kugeza ndangije secondaire so ndumva ari ibyo nyine nta birenze muri make no gukura nkuko abandi bose bakuze nyine ndi kubona agapeta ku kuboko kwawe bimeze bite nuko nyine uko nuko nyine nta birenze man impeta ntago igira ubusobanuro bwinshi ntago kuyambara bivuze ko uri umugore cyangwa se already ugiye kuba umugore hano ukuntu yambara kubera ko gusa uyikunda nyene ukavuga reka nyambare so nanje nyambara kubera ko ndayikunda just Ibyo zose muri kino gihe wabaye popular cyane byose abantu benshi bashobora kuzifuza kuganiriza ndetse kuba banazi ko uri umukobwa utararushinga bamwe bakaba bakifuza ku applying ese iyi mpeta warayiyambitse barayikwambitse abanyamakuru mugira ibibazo byinshi okay ngo ntayitinye itarungurutse bazorunguruke ibindi bazobimenye barabanje kurunguruka rwose Denise hanyuma ibyo ari byo zose Denise yakoze imivugo myinshi wadusangiza umwe muri yo simani okay nta kibazo kubera ko ibyo dukora turabikunze kandi turi proud yabyo kandi ni inganzo twahawe itarimo inganzwa ndijwi ryawe murenge ndumwe mu batumye igiseki kujya rya shami ryagushibutseho rimwe ahora guvomerera ngo ritazicwa n'umwuma dore ko ari umuziranyota ndi yafurakazi yawe imwe bibaruke mu mikarati ukayitoza ubutore ngo ufatanye ubuza mu mwambaro ndiho kandi ndakomeye kuko ntiyashema no kuba wawe mbere hose iwacu hari heza hagituwe n'abeza dore ko ibyiza nabyo byaharangaga twasangira akabisi n'agahiye tugahashika ibi tukagicana n'imizi yacu twese twari bene Kanyamurenge dore ko twanakuriye umurenge hatigeze harangwa n'abarengwe ahubwo abarengana ariyo bakomoka. Wow, very nice, biranshimisha nangiye nko kunezerwa cyane vuga kuri ruga. Deni hanyuma umaze kwisanga mu Minembwe niki cyashakujanye mu Minembwe cyanjanye nuko ari iwacu nta kindi kiruta ico ngico nyene nagiye kubera ko ari iwacu numvaga njewe okay abantu twese twumva kimwe siko ntago njagenza abataragerayo kuko ko nanje nari maze imyaka myinshi ntaho narinzi nako ariko kandi nje mba numva ari ipfunwe sukubabesha kuri nje sinzi byawe ariko nje mba numva nyine numvaga ari ipfunwe kuvuga ngo ndi umunyamurenge ntazi murenge numvaga ari nk'igisebo nkavuga ni gute nitwe umunyamurenge ntazi murenge
ku buryo barambaza ikintu cyose muri ngo sanga nta kimwe nzi ndabanza kujya kureba kuri social media nyine ibiganiro by'abandi so nkumva binteye ipfunwe nyine niyo mpamvu rero navuze ngomba kujayo none nigende hano nkaza mvuga ikintu nzi neza pani ikintu numvanye uwundi kuko uyu munsi ntihoza ngo mbeshe ngo Minembwe byagenze gutya na gutya nkazi neza narimenyeye kuntu so niyo mpamvu cyane yatumye njayo. Aha, ibyo ari byose nubwo wari ufite amatsiko yo kuhamenya ndetse no kumenya ibyaho byose hari indi mpamvu nyamukuru yari yahakujanye. Okay, nta iruta iyo ngiyo cyambere nuko hamenya nkamenya abantu bawo ikindi kandi numvaga nshaka kuja nyine okay mba novuga ngo nukubabarana n'abariyo nyine numvaga ntagomba guterana nje nari umunyeshuri aho nari ntuye imahanga nari umunyeshuri kandi ishuri ryari ryarangiye nta kazi nari mpafite ibyo numvaga ko ibyo nkora n'ubundi nimba ari imivugo nimba ari iki ni wacu no bihakorera bigakunda ko hari amakamera hari studio ibyo nyine byose naronkaga harana iwacu kuko nundi byaranangoraga ngasaba kujya gushaka amafoto kuri social media he ariko ubu ngubu ndayikora nimba tuvuge nshaka umusozi nkaja kuri Gitavi bakanshutingiraho noneho atari byo kwanga ndarinda kuja gukoresha amafoto nimba nshaka mu ndege studio indege nkagenda nkaja mu ndege icyo nshaka so rero natekereje ngo nta mpamvu yo gukomeza kwicara rero nanicaye kandi nundi byo nshaka gukora ni wacu bihari waruvuze ngo indege studio indege man. Hanyuma ako kantu ni keza cyane. Hanyuma Denise amaze kugera mu Minembwe niki kintu camutunga? Ikintu cyambere cyantunguye ni ukuri sinzi ko abantu muri Kongo bakicishima. Nyine ntago numvaga ko abantu mu Minembwe kubera ibibazo byari byarabaye twahoraga twumva nyine. Wenda iyo uri hanze niko ko nduri hanze ya sene nyine. Ntekereza ko amakuru mwumva mu by'ukuri abantu benshi bazabanga Kongo kwera amakuru bumva. Batanahaza ariko kwera nyine tutotona ku social media mutwika ngo byacitse ngo byagize gute rimwe rimwe mukatwangisha iwacu kandi atari ko bimeze so nanje rero kwera makuru nagendaga numva n'ukuntu twaraga tubona abantu bapfa buri munsi numvaga ko abantu babo nta byishimo bakigira kuko sinumvisha uburyo bashobora guseka n'ibintu babaho barara hanze bakabura ico barya nta nka bakigira abana barashize so natunguwe n'ukuntu abantu baho bagira ibyishimo cyo ni cambere kuko tuza baje gutwakira ewana twasanze imvura ari miragwa yamvura nyiteye bwoba ariko dusanga ku kibuga huzuye abantu ngo niyo muhindo dusanga ku kibuga ku buryo n'indege yarananiwe kwitura kubera nyine kirere kuntu cari kimeze ariko dusanga abantu bose barahagaze mu kibuga nta mitaka ntaki ko baranyagirwa ariko gusa kubera ko bari bumvise ko ari abantu babo baje bwa bwuzu bwabo ikindi kandi cyantungwe nyine byose bikubiye mu kuntu nyine ubusabane bishimira abantu iminsi yose nahamaze naryaga ibiryo batuzaniye umwe ko naje kubasura bazana ibigori undazanye amata undazanye ibijumba undazanye iki so bintu nk'ibyo nongera gutungurwa kandi no mu rusengero so numvaga ko nyine batagisenga ngo banezererwe bishime so rero nagiye gusenga mbona abantu uko nyine bari bameze kera baranezerwa bakishima so muri make cyane cyane natunguwe n'ukuntu bagifite urukundo bagifite ubwuzu bakira abantu n'ukuntu nyine bafite umunezero. Iza cyane nubwo wampumagije ngo urimvuze cyane niko abantu benshi bagenda bivuga ngo uzi kuvuga cyane none naje nahumagiye nakwiganye ariko turi gukura aya mani ntakavuge ngo turimvuze buri imvuze n'umuntu uvuga ibintu bibi so ariko ntekereza ko iyo wavuga ibintu bizima yes kuko ndibaza ko wavuga ikintu kizima kandi gifite abandi akamaro kandi ikindi rero rega nta uzi kizamutunga ushobora gutungwa nako kanwa kawe undagatungwa niki rero rwose oya nukuri nese mbabeshe uwumva nimba narasanze ngasanga wenda sinshoboye guhinga sinshoboye kugira gute nkaba numva kwenda akakanwa kanje gashobora kuvamo amagambo mazima afasha abandi kakaba kavamo message nzima yahumuriza abantu kakaba kavamo poeme ishora iki kavamo ibintu bishobora kugaburira undi muntu why not ntagakoresha neza nzogakoresha pakige kazonanirwa kakambwira ko kananiwe nziza cyane. Hanyuma umaze kugera mu Minembwe hari ibibazo wahasanze ibyo arizo zose uravuga uti mbaye mfite ubushobozi cyangwa se mbifitiye ububasha bwo kubikemura nibi ngibi naheraho nkemura nibi. Okay, icambe ni projet yanje nkuko mwayumvise hariya kwera ko nico kintu cambe nabonye kiri emergency kubera yuko okay niyo gufasha abakobwa n'abagore kubona ibikoresho by'ibanze by'isuku nyine kubera ko mu Minembwe nta bihaba nta nibyo bazi so kandi nzi neza ko ni ikintu cy'ingenzi kirabarinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda kiratuma turushaho gusigasira umuco wacu kubera yuko ubundi
cyari kizira kuvuga ngo nimba niyo waburi musaza wanje ngo nimba ndi mufite iki kibazo ngo uhite ukimenya cyangwa papa kimenye cyangwa mama kimenye ubundi ntago bikwiye mu muco wacu ndibaza ko umuntu ufite imyaka 18 aba ari umuntu ukuze so rero ngasanga kubera ko batabona ibyo bikoresho by'isuku biratuma mu muco wacu rimwe na rimwe upfa bikabatera indwara rimwe rimwe tukaba twatakaza cy'agaciro ku giciro kugira ngo tubukunde kubona cakindi cy'agaciro dushaka so niyo mpamvu rero nabonye ikintu cya mbere cibanze wo bagaburira wogira gute ariko nasanze kira kintu gikwiriye kugira ngo turushe gusigasira agaciro k'umukobwa n'umugore w'umunyamurenge twabonye ifoto yawe urimo guhinga urabizi okay ntago mbizi ariko iyo ugeze ahantu uba ugomba kwisanisha nibyo hasanze ndibaza ko mwana wonye nambaye bote ni jambere nari nyambaye sinari nanayize so ntabyo narinzi ariko sinari kugenda kandi ngo nje gusanga abantu mu murima nama mpagara n'ifyere ngo kubera ko mvuye mu mugi ntekereza ko umuntu ni ugiye kumuganiza ntagaza kumva cyangwa se akubona nk'umwirasi so barareba bakene umuntu uza akabahambo akabana nabo niyo mpamvu rero nageraga nkaga mu misuka gahinga nkageza nka hariya bakanyakira bakama imbuto bakanyereka uburyo batera nkatera nimba ari ugushoshora ibigori bakanyereka nimba ari ugukama bakambwira ngo baja munsi bakagira gutya nimba ari ukugira icarire so ntabyo narinzi ariko kubera ko ariyo naringiye kandi nagombaga kwisanisha mu buzima babayeho nkabo simbereke ngo kubera ko nakure mu mugi nzana ibintu by'ifyeri byinshi mushasha so ni mpamvu rero mwambonye mu murima kugira ngo uze muri Miss Mulenge byatewe niki icambere nuko nyine nayo ifite projet yanje naramaze kuyibona nabonye ico kibazo kiriyo none ntekereza uburyo bizokogwamo sanga nubundi bizonsaba kuza nkaha muri Kenya wenda nemvite urubyiruko rwaho mbibaganirize nje wenda nko mu Bugande nemvite urubyiruko wanje nkibuka abantu batandukanye ne hari urubyiruko rw'abanyamurenge none mbonye sitwe narebye mbona umuntu witwa Nikindela I think nundi muntu witwa Steve ukora MMTV1 niwe nabonye babipostinze so mbabaza amakuru ibisabwa nibikisanga ibisabwa nanje ndabyujuje so ndavuga kubera iki ko nje mfite ibyangombwa kubera iki njewe ntoza nkitabira kugira ngo mbashe no gukoresha nyine mbashe kumurika ya projet yanje nari mfite kuko urumva natekereza kujya kuzaza ngenda mu bihugu bitandukanye nyivuga ariko nsanga ninza muri Miss Mulenge buzaba ari uburyo bworoshe ko kugira ngo bashe kwivuga kandi bashe kugera kure bitantwaye igihe kinini ico ni cyambere ikindi kandi nabikoze kugira ngo nerekane ko nabana bari mu Minembwe mana natwe turashoboye nkuko abantu benshi muza mu bitekereza n'ubu ngo nta umwana wo mu Murenge ngo wisiga ruje byaranantunguraga umwana w'Umurenge kugira kubera iki mwishe mentalite ko iwacu Murenge ari mu baturage kubera iki muza mwishara mizo bintu ko iwacu mbabwire iwacu haba amasalo dukoresha inzara iwacu imisatsi barasuka iwacu haba umuriro haba ikintu cyose mwumva ko muzamubonera imahanga ndagira ngo mubare impunge mbabwire ko niwacu kirahawe ntaga ari kwataka kundi ariko ikintu cyose uvuga nizi mikoro za twatuvugiraho niwacu zirahari so rero byaranantunguraga umwana w'umunyamurenge ngo wogoshe kuri ese iwacu nta masara haba umwana w'umunyamurenge ngo uvuye ruguru ngo gurye nje ndabwira ko ikintu cyose mutekereza cyose hano mu mahanga mubona niwacu kiraba abakunda kuja mu kabari wacu akabari karahaba uzugenda ukajya inyama ukenjoyinga abakunda muri hoteli karaba and I'm serious nagaruka ngo nukwagira gusa nje byaranambabaje wakoraga ikintu cyose ngura mwana ngo ntagavuye mu Minembwe umwana ngo uvuye mu Minembwe ngo uvuga kuri ngo ugira uti ese abantu batuye mu Minembwe nibirage nta idero ibyo mutekereza byose rwose menye ko ni wacu ibyo mubyikuremo ntimwumve ko ngo bari Murenge n'abaturage turi n'abasirimo kubarusha rwose nubuhe ni bande bagushigikiye kugira ngo uze muri Miss Mulenge bari haramene okay nta muntu utaranshigikiye pe kuko njewe mbere nabanje kuganira n'abakobwa nacyo kintu cyane nashakaga kubanza nkaganira n'abakobwa bari mu Minembwe nagize umunsi nkora ndaganira nabo barambwira nyine menye ico kibazo bafite mbabwira ko ngiye no kuza so nyine bakumva ngo ese ngo tugiyemo ngo kuzoza kuri kamera nyine ntibababyumva cyane ngo kuri kamera ngo ayiwe ngo uzoza wambara kwa kunde tuza tubona ngo gutya naganje muhumure sinzoja kwambara ubusa kuya ko ngiye mpagarariye Minembwe kandi abana b'Abanyamurenge tuzi ko twiyubaha mu myambarire no cyane cyane bari muri Kongo ikintu cyo kwambara ni ikintu kigize ndabwa muhumure rero nje sinzobasebya kuri ico ngico kindi kandi bambwira kuri kamera nkagati nundi nje namenyereye kwijaho nimba ariyo ngiyo yo byararangiye ndacu mwa mugisigasi so barashigikira kuko nanababwiye ko ngiye kubavuganira hazagira ikintu ciza mbazanira so rero abantu bose nagerageje kugira iyo nama kugisha iyo nama sorry baranyumvaga twigeze twumva ko ufite ubutumwa
bw'umuyobozi wa Commune Minembwe kubera ko twabonye muri mu majonjora ubivuga ese nawe yaragushigikiye byari bimeze bite waramucitse nk'umwe mu bayobozi bawe of course yagombaga kunshigikira kubera yuko atanshikiye se noshigikwa nande sinarinje mu kintu kibi kandi yarabizi neza ko ukuntu umwana umuvyeyi bagufite kazikura umwana ntaga ari kirara ntago ari akavuga ngo uyu mwana ivyo ari byose kintagiye gukora ikintu ciza kizotubyara umusaruro bizonyene ko yarabonye akabona nje kuba mu Minembwe hari abandi utabenshi batari bashayo byonyine n'imyaka yanje sinigeze mpaba cyonyine n'ikintu cyamuremye cyiza aravuga ngo ubwo agiye muri biriya wenda yuzaza tuzane nk'undi muntu hano cyangwa se akaza azanye nk'abandi batatu kandi nico kintu bashaka barifuza ko abantu benshi boje iwacu so rero naramusuye muri Commune Minembwe turaganira so ararambye nyine nzabasuze nk'uko nabivuze mayine mutahe mushuwacu aha hanyuma reka udusangize Miss Mulenge uko wayisanze mu majonjoro uko byagenze hanyuma demi finale uko byagenze ndetse no muri finale uko byagenze hanyuma tuze gukomeza ikiganiro cyacu. Okay, Miss Mulenge yari nziza njana nashimira Papa Legend hamwe na Sami bakoze ikorwa cyiza cyane cyiza pe sinabona uko bivuga nta nubwo ari kuvuga ngo nuko napasinzemo niyo njewe ntsindwa nari kubibabwira kubera ko ku muntu wese ugwanira ishaka by'ubwoko cyangwa se ku muntu wese ugwanisha nje cyane wenda yego bikube mu bwoko ariko ngwanisha kaje mukobwa munyamurenge kubera ko mbaranga ko baravuga ngo koganya murenge twasigaye inyuma twagize gutyo so ni ibintu mpora ngwanira umunsi ku munsi byanatumye nabyo biri mu byatumye nja mu Minembwe kugira ngo nzoza mbona opportunity yo kuganira no koganya murenge mba sharing experience y'ubuzima naboneye mahanga mbabwira so mbonye rero biteguye byaranshimishe ni ikintu gikomeye bakoze kabisa ndabashime kandi mpora mbasabira umugisha kugira ngo Imana ikomeze ibashoboze kindi kandi byaranshimishe kuko nabonye abana b'abanyamurenge bitinyutse nyine byamaye imbaraga mbona ko ndamutse mfatikanyije na bari abakeya 20 twaturi muri Miss Mulenge twohindura ikintu cyinshi twohindura abakobwa benshi kubera ko nimba nje mpinduye batatu magahindura batatu Debora batatu ndi gucyo barabasuka turi kumwe muri Miss urumva ko twaba duhindura urubyiruko runini rw'abanyamurenge so nayakire neza cyane hama amajonjora mbere narayitabiriye nyine nkuko nari mfite ubwoba kuko nari ngeze muri Kenya ari ubwa mbere ntago no muri Kenya nari mbazi so byari bigoye ariko birangira nyine nsubije uko nari nshoboye ndatsinda mbu wa mbere tugera kuri demi finale nayo uko yagenze kose narabyakiriye kwa ko narapasinze gusa nari nababaye uriya munsi kubyo numvaga nyine mfite umujinya muri demi finale kandi wapasinze okay sinabaye kubera ko napasinze nababaye araka mistake gatoya mujaje yankoreye so numva ngize kamere cyane ndababara ku buryo byanatumye nijoro buri buca abandi baje kurara muri boot camp je sinayirayemo nagiye mu gitondo bukeye kuko ko nabonye ko ningende iryo joro ko nari mbabaye uko njayo mbabaye nza nkunda ngo nje ahantu hanje nje nyine kuko kenshi urashobora kumvugisha ugasanga nkwituye nabi kandi uziza ubusa nyine ikintu utakoze so nabonye rero ko nari mbabaye ndavuga nindamuka ngiye ntago ndibashe gusabana n'abandi bana cyangwa ngo mvugane nabo neza kwera gahinda nari mfite so nari ngiye kwivuga kwera ko twese buri muvyeyi afite uburyo yatoje umwana we kwivuga nje hari uburyo papa nje yantoje ko ngomba kwivuga n'uwari ari uburyo yatojwe ko ngomba kwivuga so rero ngiye kwivuga mu buryo umuvyeyi wanje yambwiye ko ngomba kwivuga ngitangira mu ncecekesha ngo ceceka ngo sibyo nkubajije ngo nibiki nibiki kubyo yesa nambaza ngo vuga umushinga wawe namanceceka nanirwa mburi kintu mvuga kwera ordina nafashwe n'ikiniga kujya natekesha ngo ngufate mikoro nyirambike hasi nigende ndeke kubasubiza ariko se ndongera ndatekesa ndavuga ngo se koko nimba naje guharanira insinzi nje guhesha agaciro abacu bari mu Minembwe ndaba mbahesha agaciro nindamuka nkoreshe no sinye nkagenda nkamutereka mikoro imbere nkigendera nyine bigaragaza ya ntare cyo cyari kubamo ariko yarankoreye ikintu cyari kimaje ku buryo urumva yugiye kuvuga umuntu akakuzimya nacaka indi wagomba gukora gitacibagirana so ariko byararangiye nyine byarambabaje bituma nanataha nje kurara mu rugo mu gitondo mbona kusanga abandi nanahashika nta mudu narindi kujye bose bararambaza babayiki naje kwishima tugiye kurangiza nimugora bashizemo ibintu byo kubyina nibiki ntekeza ko aribwo nasetse naho ni muri ama video ya mu gitondo nari mbabaye bishoboka kuko ntago nyine nabikuraga ngo mbihabwe nahise nongera kandi mbona ni yashusho basogokuru na ba papa nabande bakoreraga abagore kera
kuko kera wasangaga umugore nta jambo afite ugasanga umugore arasubizwa hasi ugasanga umugore ngo ntiyemerewe ngo kuvuga mu bantu ngo ntiyemerewe ngo kugira gutu tuntu nk'utwo so yankore cyo kintu sinumvise ibyo yambwiye nahise mbona muri ya shusho already n'ubundi ababyeyi bacu bari babayemo ndavuga uyu muntu rero aracafite bya bintu kandi zo kuturemamo cyakintu ngo umugore nta kintu agize iki tugomba guhozwa hasi nyine ariko byararangiye so bigera kuri finale sorry dukora icyo twasabwa gukora abajaji n'abakora icyo basabwa gukora bigenda uko mwabibonye nyine nyiriye kamba Miss Kalicho hanyuma rero ibyo ari byose muri competition hagenda hagaragaramo ama mistake atandukanye cyangwa se hakagenda hagaragaramo udu challenges hari challenge ushobora kuba waragize muri Miss Mulenge njyewe usibye ibyo ngibyo gusa nyine byabaye nta kindi kintu kabisa nyine cyabaye kidasanzwe elimination yarabaye muri demi finale hari abantu bagiye bavamo ese wabonaga ari ngombwa ko bavamo cabuza bararenganye okay ntabwo navuga ko barenganye cyangwa siki kuko karakazi ntabwo karakanje njyewe cyane shari kuzaranga subizo bambajije hama abajaji nabo bagakora akazi kabo rero nje ibyo batanze nabonye ko nyine abajaji babonye ko ari byo bikwiriye ibihembo byo byatanzwe kuri finale bari abantu batambutse uko mwagiye mukurikirana wowe wemezanwa nabo kubzabaye cyane kubera yuko na mbere ko tuza ni ibintu byari byanditse ntago ari ibintu bahimbiye ara kuri stage ngo bavuge ngo Miss Mulenge bamuhiga $1000 undi yanga ni ibintu byari byanditse so rero urumva ntaho naba braminga kandi twaraje tubizi neza ko n'ubu uyu nguyu uzahembwa yanga n'ubu uyu nguyu uzahembwa yangaye wowe igihembo wegukanye wacakiriye okay nje sukubesha pe sinigeze wenda nishimira cyane amafaranga ntago ari ko yambabaje ariko cyane nje ntago naje mu Miss Mulenge mfuka sinza amafaranga kubera ko n'ubundi tubaze tike nakoresheje ikubze byonyine nayo Miss yahembwiye kubye nk'inshuro zingahe so bivuze ngo rero ntago nari kuza mfuka sinza amafaranga cyane kubera ko byonyine amatike nakoresheje arenze niyo nari kwegukana icyo $1000 nyine so nje cyane nashakaga kugira ngo murike umushinga wanje nari mfite nashaka connection kubera ko connection ubundi ufite umuntu ufite ibintu byose nje nashaka kurengera connection y'abantu kuko nari nzi ko amafaranga ningira connection y'abantu amafaranga nzoyarenza mbone narenza yo ngayo so muri make titre nakiriye kuko byo amafaranga nje simbireba titre nakiriye yaranshimishije bizonyine no kuba Miss Kalicha ugahagararira ubwoko bwawe ku muco w'abanyamurenge navuze ngo bashobora ari ikintu gito kwa kantu benshi barafukasinze ku mafaranga ariko ndavuga kuri njewe nzi neza ko rira Akamba dushobora kuribyaza ikintu kinini kirenze nico nari kuba Miss nari kubyaza kiriya gihembo ugituye bande kiriya gihembo icambere ndagitura abavyeyi banje kubera yuko bakoze akazi gakomeye ko kumzara ikindi kandi baranshigikira mu byo nkora byose nta mama bambwira courage na papa bambwira courage ibo njewe barakuze cyane nabo n'abakecuru nta kintu bafite kindi cyo kuma ariko baransengera cyane so nagari babavyeyi bakubwira ngo bira bintu giyemo ngo bira nibiki nje mu rugo nshobora kuba bicumweru kimwe mu mwaka wose indi minsi nkaba meze gutya ngenda so mama yabazi neza ko ahantu nta bintu bibi ndi mu bintu byiza nzamuzana feedback nziza so ndashimira abavyeyi banje aho bari nabantu bavuye ruguru vuba ariko ntabwo bafite za mentalite zo kuvuga ngo umwana ngo yabayikira yagize gute no baranshikira mu bintu byose ikindi kandi ndagitura abafana banje bose yangira abantu bankunda benshi ntago ari byo nira ariko ndagitura abafana banje bakuze ko bashoboye bashaka ko mbu wa mbere ntibyakunze ariko nabira twarabyishimiye so aho muri kwisi hose much respect kandi nanjye nabasezeranyije ko buri mwaka ni umwaka mushasha n'ikintu gishasha nyine so mwitegure n'undi mwaka dukomeze tegure n'umwaka utaha undi muntu ngitura ndagitura umuntu witwa Steve ntago nareka kubivuga mane munaza ko ibintu giza muzamo mushimira kubera ko niwe muntu nagishije inama bwa mbere nkiri mu Minembwe aranshigikira amakuraje no musi mva hari abandi bage muri bootcamp naramuhamagaye nijoro ndimo kurira ndamwa Steve sinja muri bootcamp byarangiye sinja mana ngira inama arambwira nyine iki so rero ikarume urabufailinze kandi mu buzima hanga gufailinga urabufailinze ihangane mu gitondo abyukamamagara abyuka karujeyo akamamagara ndiyo wishime reko komeza kubabara ibintu nk'ibyo nyine so umuntu wankurikiranaga umunsi ku munsi rero rwose MMTV1 ndayishimiye nishiti nziza kindi ndashimira so niwe mbituye n'abandi bose nyine yaba ari abamfanye ndakibatuye yaba n'abataramfanye mane ndakibatuye kubera yuko
nimutatwubaha basi muzubaha ibyo dukora so utaramfanye utarifuza ko ntsinda nawe ndabimuteye kubera yuko nawe ni umunyamurenge si ibyanje ni iby'ubwoko uwaguhaye ubutumwa we ntabwo wakimutura uriya niwe mufana w'imena navuze abankunda kuko nzi neza ko ariwe mufana w'imena urenza abandi uraruta abandi abantu bo mu Minembwe ntaco reka mbavuge mu izina ndabashimiye cyane kandi guhera ku muyobozi abashefu abasirikare bacu nabo barabanyandikiraga komeza mukobwa wacu komeza so buri muntu wese uri mu Minembwe wese ndamushimiye nyine cyane kandi mbabwira nkuko nababwiye ko ndi ntore mutuma ntibatenguhe very soon turabonana kandi nzi neza ko turi bubonane du celebrating nkuko nababwiye mu ndege turi indege twishimira ibyo twakoze byiza twagezeho hari abantu barenze kino gikorwa urabavuga hiki nje nubabwira ngo mbere yo kunenga ibintu uzubanza ukora ibyawe tubanze tubirebe mbere kuja kunenga iby'abandi bakoze nibyo nabwiye ngo niba tatwubabaza bubaha ibyo dukora so rero nje kumbwira ngo umuntu yarabinenze before yuko anenga se yakoze iki yatweretse iki kugira ngo aje kunenga iby'abandi bakora mena ari ukuntu umuntu aba ashaka kwiyerekana kwigira na Joa gashaka kwerekana ko azi kuvuga cyane cyangwa se azi kugira gute so nanjye narayibonye ariko icyo nababwira cyo ntago urugamba twese ari ukuja mu Minembwe tukaja kurwana kuko nabonaga rero ariyo ntandara abantu benshi bitwazaga ngo kumurabona gutanga amafaranga ngo aje ruguru ngo aje kugira gute ngo mukazana ibintu bya Miss Mulenge none se nimba urugero wenda mbaye Miss y'umuco uyu munsi nkabona ubushobozi nkagenda wanda imurenge nkahubaka inzu y'umuco tuvuge gutyo none se sinzaba nubatse igihugu ubuse sinzaba ndi ku rugamba kubera ko nzaba ndimo ndasigasira umuco w'iwacu none se projet yanjye ari ba successful nkagenda ngafasha abana b'umurenge n'abagore murenge bakabasha kubona biriya sinzaba ndi ku rugamba man urugamba ntago ari gufata twese ntago twese ko gufata amasasu ngo bikunde ariko urugamba ruganwa mu bintu byinshi bitandukanye yaba rutanga amafaranga yaba ari inspiring abantu yaba ari ibintu byose so rero nje barano babwira ngo ntibagashake kujajinga abantu kubera ko ikigutera gukora ibyo ukora nico gifite agaciro kurusha ibyo ukora nje mbashikaza ko bagikomeza nyine kubera ko nabura muri ku rugamba kubera ko twavuze ama projet yacu kandi nimwe mwarumvise nta nimwe wigeze uvuga projet y'imahanga twese twavugaga projet ziwacu so ngatekeza ko projet zacu twese zibaye successful zikaja gukorerwa iwacu natwe tuba turi ku rugamba kuko turimo turubaka ibyasenywe turimo turasigasira umuco wacu by'umwihariko nk'aka kanya ugiriwe amahirwe yo kuganira na Papa Legend ndetse na Sami wababwira iki Papa Legend tugira amahirwe yo kuganira no mushimira mani no mushimira nicyo cyambere kiruta ibindi no mushimira nkamuga ko ikintu yakoze ari ciza nkamubwira ngo areke kumva abantu bamuca intege bagira gute ibintu nk'ibyo kuko nta kintu kimaze ubundi ngo nuja gutangira urugendo ngengira proverbs ngenderaho ngo uzagira ibyo wumva ntubyumvire ugira ibyo ureba ntubibone ugira ibyo ufata ntubikomeze kubera ko akenshi bihaye agaciro bigutesha cy'agaciro biminize ko rero mu rugendo yatangiye agira ibyo yumva nyine bamucine gwagira ariko ntabyumvire agira ibyo abona bamubwira ngo gutya na gutya ntabirebe agira ibyo afata mu ntoki ze bamuha bidakwiriye ntabikomeze kuko naje kubiha agaciro bizamutesha cy'agaciro yatangije arico Miss Mulenge so mubwira ngo akomeze nuzamuka uzamure benshi kugira ngo umunsi uzaje kugwa uzabone benshi bagusama ikibazo cyanyuma dusoza ikiganiro cacu Miss Mulenge ubona igiye guhindura iki muri community y'abanyamurenge ndetse ugira n'ubutumwa utanga kubakurikiranye kino kiganiro izahindura ibintu byinshi kubera yuko icambere already amaze guhindura yerekanye ko yabashe kuduha ijambo nk'abakobwa b'abanyamurenge kandi tuzi neza ko mbere nta jambo cyane twagiraga rero yaduhaye ijambo ikindi kandi yatumye ari ababyeyi bamwe babasha kubyumva kubera ko nimba mwarabonye kuri finale abana benshi usibye wenda nkatwe tutari tuvuye hano muri Kenya ariko abandi bana benshi bari bazanye n'ababyeyi babo bivuze ngo rero icambere byabashe kwereka ababyeyi b'abanyamurenge ko uzabasha kubereka ko ikintu twadukora ari ikintu ciza nyine kuko abonye abavyeyi babyitabire nuko babikunze bituma natwe duhasha kubona ijambo rero bivuze noneho nimba byaragenze gutya ari yambere ubwo none umwaka utabiza bimeze bite babyitege urumva bizaba ari show nabonye waruvuye mu Bugande nanje waruvuye muri Kongo hari nabandi bazova mu bindi bihugu bitandukanye kuko babonye ari ikintu kuko abantu benshi bari bazi ko ari amafaranga yanditswe hari atazatangwa just ngo ari ugutwika ari comedy so ndibaza ko byabereye live ibintu byose byaragaragaye so ndibaza ko umwaka utaha bizaba ari ibintu byiza cyane no mu Minembwe ashobora kuzava wundi kandi naza no kuri muzo mutore mu mushikire mane tuba twaturutse ahantu kure tuba twatereye imisozi tukamanuka inzuzi so ibintu nk'ibyo so message rero noha abantu
nobabwira ngo mbwira ko Abanyamulenge cyane kubera ko nje ari ngwanishaka cyane urabwira ngo man dukomeze twirinde gutakaza cy'agaciro ku giciro dusigasire icagaciro twahawe ari bwo Bunyamulenge ari bwo bukobwa bw'Umunyamulenge tubisigasire kindi kandi mbabwira ngo turashoboye ijambo nkunda kurikoresha ico ubundi bwoko bwose bwokora natwe twogikora nk'umukobwa w'Umunyamulenge nta na kimwe cyambere gusa twanze twitinyuke tuve muri za mantete zo kumva ko ngo nimbuge ku social media ngo abayikirara ngo nimbuge ku social media ngo uzojinga mutamugabo uzobona nivyo nyine bari mu manze mwikora muri za mentalite ahasigaye muze dukore nzi neza ko tuzagera imbere kandi mbwira abavyeyi kugira ngo bareke abana babo bakoreshe kuko baravuga ngo ubutunzi bwa mbere umuntu afite ni impano y'umuntu so mureke abana banyu bakoreshe impano zabo yaba ari kumodaringa nabyo ni impano rega kuko arabo byari byananiye iyo bari gusubiza muri public ni impano kuko ari abatabishoboye so mureke abana banyu bagerageze ibyo bashoboye kuko twese ntago tuzotungwa n'ishuri twese ntago tuzotungwa wenda n'inka batunzwe batunze so muri make mu buhore abana banyu kindi kandi saba ubwoko bwacu kugira ngo bakomeze bihangane muri bino bihe turimo bisa nk'abigoye ariko mbabwira ko kandi imbere ni heza nyuma y'umwijima urumuri rukongera kaza urumuri rw'ibyiza urumuri rw'icizere so nubwo turi mu bihe by'agahinda bihe by'umwijima ariko iwacu hazongera hubakwe habe neza tubashimire mwebwe mwese abakurikiranye kino kiganiro dushimira na Denise by'umwihariko kuva mu Minembwe ukaza guhatanira ikamba muri Kenya ntago ari ikintu coroshe ni ikintu gihabwa agaciro na buri muntu wese wagukurikiranye ndetse byagaragaye ko abenshi babihaye agaciro banagukurikirana banagufana cyane rero reka tugutume natwe isalamu tukubwire tuti uzaturamukirize bari abantu bari iwacu natwe hano imahanga ntabwo tuguwe neza ibyo ntahe watashuri nduvuga ngo nzokuramukirize ngo imahanga gute iwanyu harahari kubera ko nyine uzara ngo imahanga guke watashe none se urana ibi by'umunyamakuru ugiye kubikora iwanyu bitaba byiza kurushaho ntaco nongeyeho